ko mumeze neza nani Toto Tekeki ukubazanira udu platform twiza dufite amafaranga turi gutanga amafaranga guys. Reba nkawe ukimutindiganya yo kuvuga ngo business ngo ni scam papa ngo ni scam. Reba aha ngaha business natangiye ejo. Business nitangiye ejo ariko reba yamaze kwinjiza ibihumbi 10,976. Turi balance yanyu mfite y'Icyatandatu ubu ngubu turi kuvugana. Warangiza ngiye ni scam bro. Scam. Kwiyandikisha ngira ngo muri video bibanje narabiberetse ngiye kongera ngusubiremo duke noneho ariko uburyo iyi business kugwamo neza cyane kugira ngo wowe winjizemo aha kuri product iyo uhakanze ngira ngo urabona yuko uhita ubona yuko uri buze kugura product y'ibihumbi bingahe ni ibihumbi 5 ukajya ubikuza igihumbi cya buri munsi niyo abara automatique uyasanga kuri account yawe. Noneho nuzo ugakanda ugasubira hano kuri home kugira ngo urabibona neza ukimara kwiyandikisha umaze gushora amafaranga 5,000 immediately withdraw uzahita ubikuza cy'5 agere kuri mobile money yawe. Ukimara kwiyandikisha wowe uhita cy'5 kuri telefone yawe. Daily check-in buri munsi uko checkinga bakaguhereza amafaranga 50. Noneho gutumira uhita ubona 33% byayo ngo yashoye. Muguma barimo product nyinshi ushobora kugura nk'iyi product y'ibihumbi 10 ukajya ubikura 2 ukajya ubikura 2 bya buri munsi. Ibihumbi 10 urabishora warangiza ukahita uza ukagura buy kazuga wakahita uza ugakanda buy ukinjiza 180 mu minsi 100 mu minsi 90. Umuntu uvuga ngo ni scam wowe utaburi kuyitangira kare izi business ntabwo zitinda ngo uvuge ngo uzangeza mu mwaka iki aka business ugomba kugafatirana kasohotse ejo bundi ni kugafatirana wowe ushora ayo mafaranga 5,000 wiyabika ujura yakoresha. Goreba ninza ngakanda hano hejuru bigaragaza yuko mfite product naguze to maze guclaiminga igihumbi ejo nayitangiye utagira ngo dore ni iki gihumbi kimwe gusa mfite income receipt nico nibyo urumva niyo nashoye ariko kuva ku yo nashoye noneho reba kuri balance yanjye ngo maze kujyamo ibihumbi 10 900 kandi nishoreye 5 simaze ko yakuba kabiri mfiteho n'Icyatandatu nacyo ndakibikora mu kanya ndabereka iyi video yacu guys. Sinzi impamvu murimo gutindiganya kubikura nako kanya ninza ngakanda ro kuri withdraw cyangwa urabona yuko ariyo mfiteho ndaza hano mitemo bank ndeta mingi ya MTN ninza akaba ariyo mitamo ahangaha ndemezamo amafaranga nshaka kubikura. Urabona yuko ari Icyatandatu ubwo ndakira amafaranga 280 cyangwa urabona yuko hano bakata amafaranga 10,000 ubundi ukahita ukanda withdraw guys. Dore bya bine nababwiraga ninda ngakara hano kuri story withdraw ngira ngo urabona cy'5 nabikuje nkimara kwiyandikisha naya ngaya nayabikuye umunsi 7,000 guys. Iyi business irakora. Link yo kwiyandikisha urayisanga muri comment ya mbere. No kwiyandikisha bisanzwe kanze nkwereka uburyo urashiraho ayo mafaranga ukorera recharge. Uraza hano kuri recharge numara kuza hano kuri recharge uhitemo product ushaka kugura niba ibihumbi 10 cyangwa 5 izo uyihitemo iyo ushaka hanyuma uzukande ahanga disposal bank. Numara kwakanda uraza ukande hano confirm. Numara gukanda confirm ubundi uhituza uhitemo MTN. Uhitemo MTN ushiremo nimero za telefone urakoresha uri kohereza ayo mafaranga. N'urugero ndi kukwereka numara gushiramo nimero zawe za telefone uhite uzukanda hano confirm. Numara gukanda confirm uraza ugenda ukanda next uzukanda next. Hanyuma ukigera ahangaha ngira ngo bakwereka yuko uri buze kwishura amafaranga 5,000. Numara kohereza 5,000
kuri nimero nyine bari buze kuguha. Sorry, ahangaha uraza gusangaho nimero za telefone uri buze koherezaho amafaranga, hanyuma uhita ubisangaho amafaranga yawe iri buze kwitagera, hanyuma uhita ugura product utangire nawe ukorera amafaranga nk'abandi bantu. Nuko kari gukora. Niba uzi neza iyi business iri gukora papa, buriya ni impamvu itumye nongera kubakorera kandi ka video, nuko nzi yuko ndi gukoreramo amafaranga menshi kandi nawe nifuza yuko wayakoreramo. Link urayisanga muri comment ya mbere.